Muraba agaciro mwese bo mwahisemo kutwumva. Mu mateka y'u Rwanda hari amazina adashobora kuvugwa ngo asigara adakoze ku mitima y'abashakashatsi, abanyamateka n'abifuza gusobanukirwa igihugu cyavuye. Muri ayo mazina rimwe mu yagarukwaho cyane ni irya Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami wayoboye u Rwanda mu bihe by'impinduka zikomeye hagati y'ubwami gakondo, ubukoroni n'urugendo rugana ku bwigenge. Ese Mutara wa gatatu Rudahigwa ninde? Yari umwami umeze ate? Ni uruhe ruhare yagize mu mateka y'u Rwanda? Ese ni ayahe mateka yemejwe n'inyandiko kandi ni ayahe akomeje kugibwaho impaka n'abashakashatsi? Muri iki cyegeranyo ntabwo tugiye kuvuga inkuru ishingiye ku bihuha, ku marangamutima cyangwa ku bitekerezo bidafitiwe gihamya, ahubwo tugiye gushingira ku nyandiko z'amateka zizewe, ku bushakashatsi bw'abanyamateka n'amasoko y'umwimerere. Mu nkuru yacu twifashishije amasoko atandukanye arimo raporo za United Nations Leadership Council ku miyoborere ya Rwanda, Burundi, inyandiko zibitswe muri Archive Africaine z'Ububiligi, inyandiko za Kiliziya Gatolika n'ibitabo n'ubushakashatsi bw'abahanga barimo Jean Vansina, René Romarchal, Alison Deforge, Alexis Kagame ndetse n'andi masoko yifashishwa mu nyigo y'amateka y'u Rwanda. Ariko kandi ngombwa kwibutsa ko amateka atandikwa n'isoko imwe gusa. Buri nyandiko iba yaranditswe mu gihe runaka n'umuntu runaka ufite aho ahagaze n'intego ze. Niyo mpamvu n'abanditsi bakomeye bashobora kugira aho bahurira n'aho batandukaniye mu gusobanura ibyabaye. Aha niho hinjiramo ingingo yo kuburira no kugira inama abanyamateka, abashakashatsi, abanyeshuri n'abakunzi b'amateka ko batagomba gushingira ku gitabo kimwe cyangwa ku nyandiko imwe ngo bayifate nk'ukuri ntakuka, ahubwo bisaba kujya ku masoko menshi, gusoma inyandiko z'umwimerere, gusobanukirwa igihe zandikiwemo, uwazanditse n'impamvu yazanditse mbere yo gufata umwanzuro. Niba amateka ari indorerwamo y'ahahise, ubushakashatsi nibwo bufasha kuyasukura kugira ngo haboneke ishusho yayo neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugendo rw'ubuzima, ubuyobozi n'umurage wa Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwe mu bami bagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Njye ndi Hussein. Ikaze. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 u Rwanda rwari igihugu gifite ubwami bwari bumaze ibinyejana byinshi. Umwami yafatwaga nk'umuhuza w'igihugu, akaba yari ashinzwe kurinda umutekano, kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda no kuyobora igihugu afatanyije n'abatware n'abakuru b'imiryango. Nubwo imiyoborere yari ifite imiterere gakondo, u Rwanda rwari rumaze kugira inzego zifatika z'ubuyobozi ndetse n'imigenzo yatumaga igihugu gikomeza kubaho nk'igice kimwe. Mu 1894 u Rwanda rwatangiye kugenzurwa n'Abadage nk'igice cya Afurika y'Iburasirazuba y'Ubudage, ariko Abadage ntibigeze bashyiraho ubutegetsi bwinshi imbere mu gihugu, ahubwo bakomeje gukoresha ubuyobozi bw'umwami n'abatware. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yabaye hagati y'1914 n'1918, Ubudage bwaratsinzwe, maze umuryango w'amahanga League of Nations uha Ububiligi uburenganzira bwo kuyobora u Rwanda n'u Burundi mu rwego rwa manda. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yabaye hagati y'1939 n'1945, iyo manda yahinduwe ubutegetsi bwo kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye UN Leadership, ariko Ububiligi bwakomeje kuyobora ibyo bihugu. Icyo gihe ku ngoma y'ubwami y'u Rwanda hariho Yuhi wa gatanu Musinga, umwe mu bami bagize uruhare rukomeye mu bihe igihugu cyari mu bukoroni. Yagerageje kubungabunga ubwigenge bw'ubwami mu buryo bushoboka, ariko ububasha bwe bwagiye bugabanuka uko ubutegetsi bw'Ababiligi bwakomezaga gukomera. Mu buryo bw'umwihariko, Musinga ntiyashaka kubatizwa muri Kiliziya Gatolika, ibintu byatumye umubano we n'abayobozi b'Ababiligi ndetse n'abamisiyoneri urushaho kuzamo ubushyamirane. Muri ibyo bihe niho havukiye umwana wagombaga kuzahindura amateka y'u Rwanda. Ku wa 22 Werurwe 1911 havutse igikomangoma Rudahigwa, umuhungu wa Yuhi wa gatanu Musinga. Nk'uko byari bisanzwe mu muryango w'ibwami, Rudahigwa yakuriye mu bwitonzi no mu burere bwateguraga abana b'ibwami kuzagira uruhare mu buyobozi bw'igihugu. Ubwana bwe bwabereye mu ngoro y'ibwami, aho yigishwaga indangagaciro z'ubuyobozi, kubaha umuco nyarwanda, gukunda igihugu no kumenya inshingano z'umwami. Yanigishijwe amateka y'ubwami bw'u Rwanda, uburyo bwo gukemura amakimbirane n'uko umwami yagombaga kubana n'abaturage be, ariko ubuzima bwe ntibwari busanzwe nk'ubwa ba sekuruza be. Mu gihe yari akiri muto, igihugu cyari kimaze guhinduka cyane kubera ubukoroni. Abamisiyoneri Gatolika bari baratangije amashuri, amavuriro n'ikorwa ry'ivugabutumwa, kandi Ababiligi bashakaga ko abayobozi b'u Rwanda bafatanya nabo mu miyoborere mishya.
Ibi byatumye igikomangoma Rudahigwa gikura mu isi ihuza umuco nyarwanda gakondo n'impinduka zaturukaga i Burayi. Kubera ubushake bw'ubutegetsi bw'Ababiligi bwo kwigisha abana b'ibwami, Rudahigwa yize mu mashuri y'abamisiyoneri, aho yamenye Igifaransa, amasomo y'iyobokamana n'ubumenyi bwari busanzwe butangirwa muri ayo mashuri. Ubu burezi bwamugize umwe mu bagize umuryango w'ibwami bari bafite ubumenyi bwagutse kurusha benshi bo mu gihe cye. Mu gihe yakuraga, yakurikirwaga n'amaso y'ubutegetsi bw'Ababiligi, bamubonaga nk'umwe mu bashobora kuzaba umwami ushobora gukorana nabo kurusha se Musinga, we wari waramaze igihe atumvikana nabo ku bibazo by'imiyoborere n'idini. Nubwo icyo gihe Rudahigwa atarazi neza ko azima ingoma vuba, ibimenyetso byerekana ko ubutegetsi bw'abakoloni bwari bumaze gutekereza ku hazaza h'ubwami bw'u Rwanda. Imibanire mibi hagati ya Yuhi V Musinga n'Ababiligi niko yarushagaho gukara, kandi ibyo byari bigiye kuvamo icyemezo cyahinduye amateka y'igihugu. Mu myaka ya nyuma y'1920, umubano hagati y'umwami Yuhi V Musinga n'ubutegetsi bw'Ububirigi wari waramaze kuzamba. Icyatumaga habaho kutumvikana si ikintu kimwe gusa, ahubwo byari uruhurirane rw'ibibazo bya politiki, ubutegetsi n'iyobokamana. Ababiligi bari bafite intego yo kuvugurura imiyoborere y'u Rwanda kugira ngo irusheho kujyana n'ubukoloni. Muri uwo mugambi bafatanyaga bya hafi n'abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika bari baramaze gufungura amashuri, amavuriro n'insengero hirya no hino mu gihugu. Musinga we yabonaga ko hari impinduka zashoboraga guhungabanya ubusugire bw'ubwami n'umuco gakondo. Ntiyigeze yemera kubatizwa muri Kiliziya Gatolika, kandi yakomeje kubungabunga imyemerere n'imigenzo yari isanzwe iranga ubwami bw'u Rwanda. Ibyo byatumye Ababiligi n'abamisiyoneri batangira kumufata nk'umuyobozi utazabafasha kugera ku ntego. Mu nyandiko z'ubutegetsi bw'Ububirigi, Musinga yashinjwaga kutubahiriza amabwiriza y'ubutegetsi bwa manda, kutemera impinduka no kudashyigikira ibikorwa by'uburezi n'ivugabutumwa nk'uko bo babyifuzaga. Abanyamateka bamwe bagaragaza ko izi mpamvu zari z'ubutegetsi bwatangazaga ku mugaragaro, ariko bakongeraho ko hari n'inyungu za politiki zo gushaka umwami wari kuzakorana neza n'abakoloni. Ibyo byose byakurikiwe n'icyemezo cyo kumukura ku ngoma. Mu Gushyingo 1931, ubutegetsi bw'Ububirigi bwafashe icyemezo cyo gukura Yuhi V Musinga ku ngoma. Ntabwo byabaye binyuze mu nama y'Abanyarwanda cyangwa mu muhango gakondo wo guhererekanya ubutegetsi, ahubwo cyari icyemezo cyafashwe n'abayobozi b'abakoloni. Nyuma yo gukurwa ku ngoma, Musinga yoherejwe mu buhungiro. Ubwo yarahunze, guhunga k'umwami ni ukubunda. Icyo gihe yabanje kuba muri Kamembe, nyuma aza kwimurirwa muri Moba, aho yabaye imyaka myinshi kugeza apfuye mu 1944. Gupfa k'umwami ni ugutanga. Iri vanwaho ry'ubwami ryabaye rimwe mu byabaye by'ingenzi mu mateka y'u Rwanda, kuko ryerekanye uburyo ubutegetsi bw'abakoloni bwari bumaze kugira ijambo rikomeye ku miyoborere y'igihugu. Nyuma Rudahigwa yimye ingoma. Nyuma y'ivanwaho rya se, igikomangoma Rudahigwa cyatoranyijwe ngo gisimbure se Musinga. Ku wa 16 Ugushyingo 1931, Rudahigwa yimye ingoma, ahabwa izina ry'ubwami rya Mutara wa III Rudahigwa. Nubwo yimye ingoma akurikije icyemezo cy'ubutegetsi bwariho, yagombaga no kwakira inshingano zikomeye zo kuyobora igihugu cyari kiri mu bihe bikomeye by'impinduka. Icyo gihe yari akiri umusore muto, ariko yari amaze kugira ubumenyi mu ndimi, mu burezi bw'abamisiyoneri no mu mitegekere y'icyo gihe. Ababiligi babona ko azashobora gukorana nabo neza kurusha se. Nyuma y'igihe gito yimye ingoma, Rudahigwa yakomeje kwegera Kiliziya Gatolika. Yaje kubatizwa, afata izina rya Charles Léon Pierre. Ibi byari bifite ubusobanuro bukomeye muri politiki n'imibanire hagati y'ubwami na Kiliziya, kuko byagaragazaga impinduka zikomeye ugereranyije n'uko se yari yarabayeho. Abanyamateka benshi bemeranya ko ubuyobozi bwa Rudahigwa bwatangiye icyiciro gishya mu mubano hagati y'ubwami, Kiliziya n'ubutegetsi bw'abakoloni, ariko kandi bagaragaza ko imyaka yagiye ishira, Rudahigwa atakomeje guhora yemera buri cyifuzo cy'Ababiligi, ahubwo yagiye agenda agaragaza ubushake bwo kurengera inyungu z'u Rwanda no gutegura igihugu cy'ahazaza. Mu myaka ya mbere y'ingoma ye, Rudahigwa yibanze ku gukomeza ubuyobozi bw'igihugu mu bihe by'impinduka, gushyigikira uburezi n'amashuri, guteza imbere serivisi z'ubuvuzi no kubaka umubano n'inzego mpuzamahanga zari zaratangiye kugira uruhare mu igenzura ry'ibihugu byari bikiri munsi y'ubutegetsi bw'abakoloni cyangwa ibihugu byaragijwe. Icyakora imbere ye hari hakiri urugendo rurerure. Yagombaga gushaka ko yakomeza kuba umwami w'Abanyarwanda bose, mu gihe igihugu cyari kiyobowe n'ubutegetsi bw'abakoloni. Bamwe bamubonaga nk'umwami uzakorana n'Ababiligi, ariko uko imyaka yagiye ishira, ibikorwa bye byagaragaje ko yari afite icyerekezo cyo kubona u Rwanda rugira ijambo rikomeye ku hazaza harwo.
Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze kwima ingoma mu 1931 yagiye ku ngoma mu gihe u Rwanda rwari mu mpinduka zikomeye. Ku ruhande rumwe yari umwami w'Abanyarwanda nk'uko umuco wabiteganyaga, ku rundi ruhande igihugu cyari kiyobowe n'Ububiligi binyuze muri manda mpuzamahanga. Ibi byatumaga ububasha bwe butangana n'ubw'abami bamubanjirije mbere y'ubukoloni. Nubwo byari bimeze bityo, Rudahigwa yashatse gukoresha umwanya yari afite mu guteza imbere imibereho y'abaturage no gutegura igihugu ku mpinduka zari zigiye kuza. Mu gihe cye ubuyobozi bw'u Rwanda bwakomeje kuvugururwa, hariho gahunda yo kugabanya imiterere ya kera y'ubutware no gushyiraho inzego z'ubuyobozi zari zegereye iz'Ababiligi bakoreshaga mu bindi bihugu bayoboraga. Rudahigwa yagombaga gukorana n'abategetsi b'Ababiligi, ariko yakomezaga no kuba ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu mu maso y'Abanyarwanda. Abanyamateka bagaragaza ko muri icyo gihe ubuyobozi bw'umwami butari bugifite ububasha busesuye nk'ubwa kera, kuko ibyemezo byinshi bikomeye byafatwaga n'umuyobozi mukuru w'Ububiligi, Rezida, wari uhagarariye ubutegetsi bwa manda. Nk'uko twigeze kubikomozaho, kimwe mu bintu Rudahigwa yahaga agaciro ni uburezi. Mu myaka y'ingoma ye amashuri menshi yarafunguwe, cyane cyane yacungwaga na Kiliziya Gatolika n'andi matorero ya Gikristo. Abanyarwanda benshi batangiye kubona amahirwe yo kwiga gusoma, kwandika, imibare n'indimi z'amahanga. Abanyeshuri b'indashyikirwa boherezwa gukomereza amasomo mu bihugu by'amahanga, cyane cyane muri Kongo Mbiligi no mu Bubiligi. Nubwo uburezi bw'icyo gihe butageze kuri bose, ariko bwafashije kubyara icyiciro cy'Abanyarwanda bize. Nyuma banagize uruhare rukomeye muri politiki n'ubuyobozi bw'igihugu. Ikindi twigeze kugarukaho ni ubuvuzi. Muri icyo gihe hubatswe amavuriro n'ibigo nderabuzima byinshi kurusha mbere. Abamisiyoneri n'abaganga baturukaga i Burayi bafatanyaga n'ubuyobozi mu kuvura indwara zari zibasiye abaturage, harimo malariya, ibicurane bikomeye n'izindi ndwara zandura. Nubwo uburyo bwo kuvura bwari bukiri hasi ugereranyije n'ubu, abaturage benshi batangiye kubona serivisi z'ubuvuzi zitari zisanzwe zibageraho mbere. Ikindi yashyizemo imbaraga ni ubuhinzi n'iterambere. Ubukungu bw'u Rwanda bwari bushingiye ahanini ku buhinzi n'ubworozi. Mu gihe cya Rudahigwa hakomeje gutezwa imbere ubuhinzi bwa kawa, hakwirakwizwa ibihingwa byinjizaga amafaranga, abaturage bashishikarizwaga gukoresha uburyo bushya bwo guhinga. Hari kandi ibikorwa byo kubaka imihanda n'ibiraro byafashaga ubuhahirane hagati y'uturere dutandukanye, ariko abanyamateka banerekana ko gahunda nyinshi z'iterambere zakorwaga ku mabwiriza y'ubutegetsi bw'abakoloni, kandi abaturage bamwe na bamwe bakabigiramo uruhare ku gahato. Ibintu byagiye binengwa nyuma. Abantu bajya bibaza ku miterere y'ubuyobozi bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Abamuzi bavuga ko Rudahigwa yari umuntu utuje, ukunda gutega amatwi kandi ugira ubushishozi mu gufata ibyemezo. Kubera ko yari azi Igifaransa kandi akumva neza uburyo Ababiligi batekerezaga, yashoboraga kuganira nabo mu buryo butaziguye. Ariko kandi ntiyigeze yibagirwa ko yari umwami w'Abanyarwanda. Yagerageza guhuza umuco nyarwanda n'impinduka z'icyo gihe, nubwo bitari byoroshye. Mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi nyuma ya 1945, isi yatangiye guhinduka. Ibihugu byinshi byo muri Aziya na Afurika byatangiye gusaba ubwigenge. Hashinzwe United Nations yasimbuye League of Nations, itangira gukurikirana uko ibihugu byari bikiri munsi y'ubukoloni byayoborwaga. Rudahigwa yatangiye kubona ko igihe kizagera u Rwanda rukagomba kwiyobora. Mu ntangiriro yabikoraga mu bwitonzi, kuko yari azi ko guhangana n'Ububiligi mu buryo bweruye byashobora guteza igihugu ibibazo bikomeye. Nyamara uko imyaka yagendaga ishira, ijwi rye ryarushagaho kumvikana mu gusaba ko Abanyarwanda bahabwa uruhare runini mu buyobozi bw'igihugu. Ariko iyo havugwa amateka ye, kimwe mu bice by'ingenzi byaranze ingoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umubano we na Kiliziya Gatolika. Nta kindi gikorwa cyagize ingaruka zikomeye ku mateka y'u Rwanda muri icyo gihe nko kuba umwami yarahisemo kwakira ukwemera kwa Gikristo no gukorana bya hafi na Kiliziya. Ariko kugira ngo twumve neza impamvu byabaye, ni ngombwa kubanza kureba uko Kiliziya yari imeze mu Rwanda mbere y'ubwami bwa Rudahigwa. Kiliziya Gatolika mbere ya Rudahigwa, abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika, cyane cyane abo mu muryango wa White Fathers, abapadiri bera, bageze mu Rwanda mu 1900. Mu ntangiriro ntibyari byoroshye kwamamaza ukwemera kwa Gikristo, kuko Abanyarwanda benshi bakurikizaga imyemerere gakondo. Mu gihe cya Yuhi wa gatanu Musinga, Kiliziya yagiye yaguka yubaka amashuri, amavuriro n'insengero, ariko Musinga ntiyigeze yemera kubatizwa.
kandi ibyo byakomeje guteza kutumvikana hagati ye n'abamisiyoneri ndetse n'ubutegetsi bw'Ababiligi. Ubwo Rudahigwa yimaga ingoma mu 1931 ibintu byatangiye guhinduka. Nyuma yo kwimikwa, Rudahigwa yemeye kubatizwa muri Kiliziya Gatolika, ahabwa amazina ya Charles Léon Pierre. Iki gikorwa nticyari cy'idini gusa, cyagize n'ingaruka muri politiki kuko cyarushaho kwegeranya ubwami na Kiliziya. Abamisiyoneri babonye ko umwami mushya ashyigikiye ibikorwa byabo, nawe abona ko amashuri, amavuriro n'uburezi byubakwaga na Kiliziya bifitiye igihugu akamaro. Abanyamateka bagaragaza ko uwo mubano wafashije kwagura uburezi n'ubuvuzi, ariko nanone watumye Kiliziya iba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye b'ubutegetsi bwariho. Ubundi iyi nkuru yabaye kwa 27 Ukwakira 1946. Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze igikorwa cyabaye ikimenyetso gikomeye mu mateka y'u Rwanda. Yatangaje ko u Rwanda rweguriye Kristo umwami. Ibi byabereye i Nyanza mu muhango wari witabiriwe n'abayobozi ba Kiliziya, abategetsi b'Ababiligi n'abakuru b'u Rwanda. Mu myumvire ya Kiliziya, icyo gikorwa cyasobanuraga gushyira igihugu mu maboko ya Kristo no gusaba ko kiyoborwa n'indangagaciro za Gikristo. Ni kimwe mu bikorwa byakunzwe kuvugwa cyane mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ariko iki gikorwa abanyamateka ntibagisobanuraho kimwe. Hari abavuga ko Rudahigwa bitewe no kwemera kwe kwa Gikristo kandi ko yabikoranye umutima we wose. Abandi bavuga ko nubwo kwemera kwe kudashidikanywaho, icyo gikorwa cyanagize uruhare mu gushimangira umubano hagati y'ubwami, Kiliziya n'ubutegetsi bw'Ababiligi. Hari kandi abasesengura ko icyo gikorwa cyahinduye byinshi mu mibereho y'Abanyarwanda, kuko ubukristo bwakomeje gukwira mu gihugu hose, amashuri ya Kiliziya ariyongera kandi imyanya myinshi y'ubuyobozi itangira guhabwa abantu bize muri ayo mashuri. Icyakora nta gihamya y'amateka yemeza ko kwiyegura Kristo umwami kwakuyeho ubusugire bw'u Rwanda nk'igihugu. Ni igikorwa cyari gifite mbere na mbere ubusobanuro bw'idini, nubwo cyagize n'ingaruka mu mibereho no muri politiki. Rudahigwa bamubonye bavuga ko yari umuntu ukunda gusenga kandi witabiraga imihango ya Kiliziya. Yakoranaga cyane n'abepiskopi n'abapadiri, ariko ntiyarekeye aho. Yakomeje no kuzirikana inshingano ze nk'umwami w'Abanyarwanda bose, harimo n'abatari abakristo. Niyo mpamvu hari inyandiko zigaragaza ko yashakaga ko igihugu gikomeza kubaho mu mahoro no mu bwubahane hagati y'abaturage bacyo. Gato mbere y'uko dukomeza, umva ubusabe yakoze mu isengesho. Nyagasani Yezu, mwami w'abantu bose n'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya umugabekazi w'ijuru n'isi, njyewe Mutara Charles Léon Pierre Rudahigwa, ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo umwami, ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kururengera mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe warurindirije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe, uruzunamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka. Urwoherezamo kandi nabo kururerera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanye nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva inda imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo baho umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirana nabi no guhuguzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona burambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubaho umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza, barememo imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose zikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima,
babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatware ubahe gutegekana ubutabera, barutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwo bakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano zatuma urukundo twifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryaryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubunyangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwarana inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zawe. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ingoma yawe. Intumwa zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka n'abajyanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere, natwe bene igihugu twese dushyira hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari wowe tuyikorera. N'amahanga yose ukangana tugusingirize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya, ingoma yanyu yogere hose ubu n'iteka ryose. Amina. Ese ubundi muri icyo gihe u Rwanda rwari ruyobowe gute? Muri icyo gihe umwami yari akiri ikimenyetso cy'igihugu, ariko ububasha bukomeye bwari mu maboko y'abayobozi b'Ababiligi. Ibyemezo byinshi birebana n'imisoro, ubucuruzi, ubutabera n'imiyoborere byafatwaga n'abakoloni. Ibi byatumaga Rudahigwa yumva ko ubutegetsi bw'Abanyarwanda bugomba kongera guhabwa agaciro. Yatangiye kubivugaho iki? Mu nyandiko n'amabaruwa yandikiye ubutegetsi bw'Ububiligi no mu biganiro yagiranye n'abashyitsi mpuzamahanga, Rudahigwa yagarukaga ku ngingo nyinshi zirimo ko Abanyarwanda bagomba kwiga bakabona ubumenyi buhagije bwo kuyobora igihugu, ko imyanya ikomeye mu buyobozi itagomba gukomeza ihabwa abanyamahanga gusa, ko igihugu kigomba gutegurwa buhoro buhoro kugira ngo kizabashe kwiyobora. Abanyamateka benshi bagaragaza ko Rudahigwa atigeze asaba impinduka mu buryo bw'impinduramatwara cyangwa intambara, ahubwo yahisemo inzira y'ibiganiro, inyandiko n'ubusabe. Umuryango w'Abibumbye watangiye gukurikirana u Rwanda, igihugu cyari kikiri muri gahunda ya Trust Territory. Ububiligi bwagombaga gusobanurira United Nations uko bwarimo butegura igihugu ku bwigenge. Abagenzuzi ba Loni bajyaga basura u Rwanda bakavugana n'abategetsi, kiliziya n'umwami. Rudahigwa yakoresheje ayo mahirwe agaragaza ko igihugu gikwiye gutegurwa kugira ngo kiziyobore ubwacyo. Kimwe mu bintu byamuhangayikishaga cyane ni uburezi. Yabonaga ko igihugu kidashobora kwigenga igihe kidafite abantu bize bashobora kuyobora inzego zacyo. Yashyigikiye ko urubyiruko rwiga amashuri makuru ndetse bamwe boherezwa kwiga hanze y'u Rwanda. Hari aho yagaragaza ko kwigenga bitatangirana gusa no guhindura ibendera, ahubwo ko bisaba abantu bafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Twakubwiye ko mu ntangiriro z'ingoma ye Ababiligi bamubonaga nk'umwami uzakorana nabo neza, ariko uko yagendaga ashyira imbere inyungu z'Abanyarwanda, umubano watangiye kuzamo agatotsi. Hari bamwe mu bategetsi b'abakoloni batangiye kubona ko Rudahigwa atakiri wa mwami worohera ubutegetsi nk'uko babitekerezaga mu 1931. Abanyamateka bagaragaza ko hagati y'1956 n'1959 habayeho kwiyongera ku kutumvikana ku bibazo by'ivugururwa rya politiki n'uko igihugu cyagombaga kwitegura ubwigenge. Mu mpera z'imyaka y'1950 Abanyarwanda batangiye gushinga imitwe ya politiki. Hari abifuza ko ubwami bukomeza bugahuzwa n'impinduka za demokarasi, hari n'abifuza ko hashyirwaho repubulika. Hari kandi impaka zikomeye ku buryo ubutegetsi bwagombaga gusaranganywa hagati y'Abanyarwanda. Muri icyo gihe Rudahigwa yashaka impinduka ziba mu mahoro kandi zikaganirwaho aho kuba intandaro y'amakimbirane. Ni ingenzi kuvuga ko mu mpera z'ingoma ya Rudahigwa ikibazo cy'imibanire mibi hagati y'amoko mu Rwanda cyari gitangiye gufata n'intera. Abanyarwanda benshi bagaragazaga ko ubutegetsi bw'abakoloni bwashyizeho kandi bugakomeza politiki yo gushyira abantu mu byiciro by'amoko mu buryo bwanditse no mu miyoborere, harimo no gutanga indangamuntu zigaragaza ubwoko guhera mu myaka y'1930. Ibyo byagize uruhare mu kongera amacakubiri mu muryango nyarwanda. Iyi ariko ni ingingo isaba ubwitonzi kuko impamvu z'ayo mateka ziragoye kandi zisesengurwa mu buryo butandukanye n'abashakashatsi. Mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwe, Rudahigwa yari amaze kuba umuntu uzwi ku rwego mpuzamahanga. Yifuzaga kubona u Rwanda rwigenga, ariko yifuzaga ko ubwigenge bugerwaho mu nzira y'amahoro, ubwitonzi n'ibiganiro. Nta nyandiko yizewe igaragaza ko yashakaga intambara cyangwa guhirika ubutegetsi ku ngufu, ahubwo ibikorwa byinshi byanditswe byerekana ko yashakaga impinduka
impinduka zubakiye ku bwumvikane. Mu 1958 igihugu cyari kimaze kwinjira mu bihe bikomeye bya politiki, impaka ku hazaza h'u Rwanda zariyongereye. Ubutegetsi bw'abakoloni nabwo bwari buri munsi y'igitutu mpuzamahanga cyo gutegura ubwigenge. Mutara wa gatatu Rudahigwa yari ari hagati y'ibi bibazo byose, yari arimo kugerageza kurengera ubumwe bw'igihugu, agasaba ko abanyarwanda bahabwa ijambo mu miyoborere yabo. Ariko nta wari uzi ko umwaka wari ukurikiyeho mu 1959 wari ugiye guhindura amateka y'u Rwanda burundu. Iki ni kimwe mu bice by'amateka byakomeje kugibwaho impaka kugeza n'ubu, kandi iteka ni ngombwa gutandukanya ibimenyetso byanditswe, byatangajwe ku mugaragaro icyo gihe, n'ibitekerezo cyangwa gushidikanya kwagiye kuvugwa nyuma. Ubundi mu kwezi kwa Nyakanga 1959 Mutara wa gatatu Rudahigwa yari afite gahunda z'akazi zirebana n'ubuyobozi bw'igihugu n'imibanire n'ubutegetsi bw'Ububiligi. Yagiye i Bujumbura, icyo gihe hitwaga Usumbura, umujyi wari icyicaro cy'ubutegetsi bwa Rwanda Urundi. Nta nyandiko y'amateka yerekana ko yari agiye mu rugendo rwo kuruhuka cyangwa rw'umuryango, ahubwo byari impamvu z'akazi n'ibiganiro n'abayobozi b'ubutegetsi bwariho. Mu gihe yari i Bujumbura, Rudahigwa yasuye umuganga w'Umubiligi witwaga Dr André Lenoir kugira ngo akorerwe isuzuma risanzwe ry'ubuzima. Amakuru yaranditswe icyo gihe agaragaza ko nyuma y'isuzuma yagaragaje ikibazo gikomeye cy'uburwayi mu buryo butunguranye. Kwa 25 Nyakanga 1959 hatangajwe ko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yitabye Imana. Tariki 25 Nyakanga 1959 nibwo yatanze. Urupfu rwe rwabaye inkuru yatunguye u Rwanda rwose, kuko nta makuru yarigeze agaragaza ko arwaye indwara ikomeye cyangwa yenda gupfa. Ntibavuga gupfa k'umwami, bavuga gutanga. Raporo zatangajwe n'ubutegetsi bw'icyo gihe zavuze ko yazize kuva amaraso mu bwonko, cerebral hemorrhage. Iyi niyo mpamvu y'urupfu yanditswe mu nyandiko za leta y'ubukoloni. Nta rubanza rwigeze ruba, kandi nta raporo y'ubucamanza yigenga yigeze itangazwa ku mugaragaro yemeza indi mpamvu itandukanye n'iyi. Ese kuki havutse amakenga no gushidikanya bijya bivugwa? Nyuma yo gutanga kwe, abantu benshi batangiye kwibaza ibibazo byinshi. Mu byo bibazaga harimo kuki yapfuye mu buryo butunguranye, kuki yapfiriye hanze y'u Rwanda, none se yari amaze igihe afite uburwayi bukomeye? Ese urupfu rwe rwaba rwari rufitanye isano n'ibitekerezo bye byo gushaka ko u Rwanda rwitegura ubwigenge? Kubera ibyo bibazo havutse amakuru menshi n'ibitekerezo bitandukanye. Hari abantu bakekaga ko yaba yarahawe uburozi, ariko kugeza ubu nta nyandiko yemewe, nta raporo y'ubugenzuzi yigenga, nta gihamya ya siyanse cyangwa urubanza rwigeze rwemeza ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe azize uburozi. Ibi ni ingenzi kubivuga uko biri, kuko amateka y'umwuga yubakira ku bimenyetso, ntabwo ari amakuru ataragenzurwa. Naho icyo abanyamateka, abashakashatsi batandukanye bagaragaza ni ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, urupfu rwa Rudahigwa rwabaye mu gihe cya politiki yari imaze gukomera cyane. Yari amaze imyaka myinshi agaragaza ko abanyarwanda bagomba kugira uruhare runini mu miyoborere y'igihugu. Ibi byatumye bamwe bibaza niba urupfu rwe rwarabaye impanuka cyangwa niba hari ibirenze ibyatangajwe. Icya kabiri, kubera ko ibimenyetso bifatika bitigeze bishyirwa ahagaragara ngo bigenzurwe n'inzego zigenga, ikibazo cyakomeje gusigara mu rwego rw'impaka z'amategeko aho kuba ukuri kwemewe. Niyo mpamvu ibitabo byinshi by'amateka bikoresha amagambo nka hari abakeka, ntibyigeze byemezwa, aho kuvuga ngo yarishwe nk'aho ari ukuri kudashidikanywaho. Inkuru y'urupfu rwe yakwirakwiye vuba mu gihugu, abaturage benshi barababaye cyane. Mu bice byinshi by'u Rwanda habaye icyunamo, kuko benshi babonaga Rudahigwa nk'umwami wari ufite icyerekezo cyo kugeza igihugu ku bwigenge. Naho mu banyapolitiki no muri kiliziya, urupfu rwe rwafashwe nk'igihombo gikomeye. Nyuma y'urupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, umuvandimwe we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yemye ingoma kwa 28 Nyakanga 1959, ariko igihugu cyari kimaze kwinjira mu bihe bikomeye. Mu mezi yakurikiyeho habaye imvururu za politiki n'imibanire hagati y'abaturage, ibintu byahinduye amateka y'u Rwanda. Abanyamateka benshi bemeza ko urupfu rwa Rudahigwa rwabaye kimwe mu byihutisha izo mpinduka, nubwo atari rwo rwonyine rwaziteye. Urupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa rwabaye mu gihe u Rwanda rwari rumaze kwinjira mu bihe bikomeye bya politiki. Ibitekerezo byari byaratangiye gutandukana ku buryo igihugu cyagombaga kuyoborwa nyuma y'ubukoloni. Hari abashaka ko ubwami bukomeza bugahuzwa n'impinduka za demokarasi, abandi bagashyigikira ko hashyirwaho repubulika. Abanyamateka benshi bakaba bemeza ko urupfu rwa Rudahigwa rwahinduye byinshi, kuko rwakuyeho umwami wari
ufite ubunararibonye n'icyizere mu banyapolitiki benshi bo muri icyo gihe. Hakurikiyeho ihirikwa ry'ingoma ya cyami ryabaye mu buryo bwihuse kubera ko igihugu kitashoboraga kumara igihe kirekire kidafite umwami. Kigeli V yari akiri muto ugereranyije na mukuru we, kandi yasanze igihugu kiri mu bibazo bikomeye bya politiki. Mu myaka y'1957 n'1959 imitwe ya politiki yari yaramaze kuvuka. Muri yo twavuga nka UNAR, Union Nationale Rwandaise, yashyigikiraga ubwigenge no gukomeza ubwami. Parme Hutu, Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu, yashyigikiraga repubulika kandi igasaba impinduka mu miyoborere. Aprosoma, Association pour la Promotion Sociale de la Masse, nayo yari ifite ibitekerezo byayo ku hazaza h'igihugu. Iyi mitwe yari itangiye guhatanira uburyo u Rwanda rwagombaga kuyoborwa nyuma y'ubukoloni. Mu Gushyingo 1959 habaye imvururu zikomeye mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Abanyamateka babyita mu mazina atandukanye bitewe n'aho bahagaze mu isesengura ry'amateka. Bamwe babyita Revolution Sociale de 1959, impinduramatwara mu 1959, abandi bakavuga ibibazo cyangwa imvururu zo mu 1959. Ibyemezwa n'inyandiko nuko habaye ibikorwa by'urugomo, gutwika amazu, kwicwa kw'abaturage, guhunga kw'abanyarwanda benshi bajya mu bihugu by'abaturanyi birimo Uganda, Burundi, Tanzania na Congo. Yewe ibi ni bimwe mu ntangiriro z'ikibazo cy'impunzi cyakomeje imyaka myinshi nyuma. Abanyamateka ntibemeranya ku mpamvu imwe rukumbi yateye ibyo bibazo. Bagaragaza ko byaturutse ku ruvange rw'ingaruka z'ubukoloni, amacakubiri ya politiki, imibanire y'amoko n'impinduka zifuzwaga mu miyoborere. Muri icyo gihe Ububiligi bwari bukomeje kuyobora u Rwanda mu izina rya Loni. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko uburyo ubutegetsi bw'abakoloni bwitwaye muri iyo myaka bwagize uruhare mu cyerekezo igihugu cyafashe. Hari inyandiko zigaragaza ko ubuyobozi bw'Ababiligi bwatangiye gushyigikira impinduka za politiki zitandukanye n'izo bwari bwarashyigikiye mbere. Icyakoze urwego nyarwo rw'uruhare rw'Ububiligi ruracyakomeje kugibwaho impaka mu bushakashatsi bw'amateka. Mu mwaka w'1961 hakurikiyeho kamarampaka, referandumu yo kubaza abaturage niba ubwami bugomba gukomeza. Ibyatangajwe icyo gihe byerekanye ko ubwiganze bw'abatoye bwashyigikiye ko hashyirwaho repubulika, ariko hari abatemera uburyo iyo kamarampaka yateguwe n'uko yakozwe. Bavuga ko yabaye mu bihe byari birimo umwuka mubi wa politiki. Iyi ni imwe mu ngingo z'amateka n'ubundi zakomeje kugibwaho impaka, ariko icyemezwa n'inyandiko ni uko nyuma yayo ubwami bwavanweho. Ku wa mbere Nyakanga 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge. Icyakora ubwo bwigenge ntibwabaye bugifite ubwami. Igihugu cyabaye repubulika kiyobowe na perezida wa mbere Gregoire Kayibanda. Kigeli V Ndahindurwa we yagiye mu buhungiro, ntiyigeze agaruka gutegeka u Rwanda. Reka twirebere umurage wa Mutara III Rudahigwa. Iyo abanyamateka basesengura amateka ya Rudahigwa hari ibintu byinshi bahurizaho. Bavuga ko yari umwami washyize imbere uburezi n'iterambere, umuyobozi washakaga ko abanyarwanda bagira uruhare runini mu buyobozi bw'igihugu, umwami wagize uruhare mu gutegura igihugu ku rugendo rugana ku bwigenge, umuntu wabayeho mu gihe cy'impinduka zikomeye hagati y'ubwami gakondo n'ubukoloni. Icyakora nk'abandi bayobozi bose mu mateka, ibikorwa bye biracyakomeza gusuzumwa n'abashakashatsi mu buryo butandukanye bitewe n'amasoko y'amateka bakoresha n'uburyo basesengura ibihe yabayemo. Mutara III Rudahigwa yabaye umwe mu bami bagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda rwo mu kinyejana cya 20. Yayoboye igihugu mu gihe cy'impinduka zikomeye hagati y'ubutegetsi bwa gakondo, ubukoloni n'itangiriro ry'urugendo rugana ku bwigenge. Hari byinshi ku buzima bwe byemezwa n'inyandiko z'amateka, ariko hari n'ibikomeje kugibwaho impaka, cyane cyane ku rupfu rwe. Iyo havugwa amateka ye ni ngombwa guha agaciro ibimenyetso bifatika no gutandukanya ukuri kwanditswe n'ibitekerezo bitarabonerwa gihamya. Mutara III Rudahigwa niwe mwami wabatijwe bwa mbere mu Rwanda. Yabatijwe tariki 17 Ukwakira 1943. Yiswe Charles Léon Pierre. Yari hamwe na nyina umugabekazi Nyiramavugo Kankazi, we yiswe Radegonde. Umwami Mutara III Rudahigwa igisigo cya mbere yatuwe amaze kwima ingoma ni icyiswe Ruhanga rutsindiye ingoma cy'umusizi Karera. Mutara III Rudahigwa yatanze tariki 25 Nyakanga 1959. Uyu mu byiciro bitatu by'intwari z'u Rwanda ari by'Imanzi, Imena n'Ingenzi yashyizwe mu cyiciro cy'Imena. Icyiciro yisangamo we n'abanyeshuri b'Inyange, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha na Niyitegeka Felicite. Mbifurije kuba intwari, abanyarwanda bakunda u Rwanda n'abarwo. Mbifurije guharanira ibyiza, kwanga amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose. Mwese muba mwahisemo kutwumva.
ndabashimiye. Njye ndi Hussein.